amashime cyane twakire Pirote. Mwakoze cyane kuza kudushyigikira, ni iby'agaciro ko muri hano. Nabonye harimo abahanzi baturusha kugira performance nziza kubera ko bafite ukuntu bategura ibintu by'amatimu bibasapotinga, baba bakoze ikintu cyiza, baba bakoze ikintu kibi, ugasanga timu zibari inyuma. Ugasanga Yago afite big energy team, ntago yita ku makosa yiwe ahubwo baramushyigikira. The Ben afite team B na Bruce Melody, ntago bita kuba hari akantu yakuruye, baramushyigikira. Natwe muri comedy uyu munsi nanjye nazanye na team, bagomba kubiseka, byaba bisekeje cyangwa bidasekeje. Hari ibintu byinshi turi kugenda duhindura. Mwabonye Rusine mugenzi wacu mukuru wacu ko yateye ivi ariko amagambo ntajya abura. Hari abantu bagiye bavuga ngo buriya Rusine nubwo yateye ivi ngo buriya nguriya mukobwa ngo yamukurikiye amafaranga. Bakoze iperereza basanga Rusine amurusha amafaranga. Barongera baravuga ngo oya ngo buriya ngo no mu diaspora ngo yakurikiye visa, basanga umukobwa atuye Rutsiro. Banga kurekeye aho barongera baravuga ngo Rusine ngo buriya yamuteye inda niyo mpamvu ashatse vuba. Murabona ari nde ufite inda hagati y'umukobwa na Rusine? Mushyigikira abantu, tujye tureka ibintu by'amatiku. Yago niwe muntu usanga ari mu matiku bamuvuga neza, ejo bakamuvuga nabi. Njye Yago ndamufana, gusa Yago agira ikibazo kimwe, ibintu bye abitangira neza ariko akabirangiza nabi. Yago yakoze indirimbo nziza Suwejo, none ubu yakoze ngo ibyo birabareba. Ibyo turabyirengagiza. Yago yakoreye inyogoye ubukwe bwiza, turabishima, turavuga Yago yakoze ikintu gikomeye, yakoreye inyogo y'ubukwe bwiza. Inyogo yagiye kubana n'umugore wa Karamata, none aho kugira ngo inyogo yabane n'umugore wabana na Yago. Ni ukuvuga ngo ibintu bya Yago bigenda bisubira inyuma, bimeze nk'umuziki nyarwanda. Umuziki nyarwanda niwe uri gusubira inyuma. Murabizi Igoroma abantu bushize yahuye na perezida amusaba arena, ikintu gifitiye umuziki nyarwanda akamaro. Murabizi arena, turabishima, umusaza arabikora. Mu minsi ishize perezida ahura n'undi muhanzi, turavuga none agiye gusaba ikindi kiruta arena gikomeye. Aho kugira ngo agisaba ahita avuga ngo ninjye warimbye Fudeto. Turavuga Element wenda n'umwana hari ibibazo by'umuziki atazi, niyo mpamvu atabibwiye perezida. Ejo bundi noneho perezida ahura n'abahanzi abarejanderi bazi ibibazo umuziki ufite, bamaze imyaka mu muziki. Turavuga aba noneho bo bagiye gukora ikintu gikomeye, bagiye kumusaba ikintu gihita gishyira umuziki nyarwanda ku rundi rwego. Mu Bugesera bamusabye inka. Turavuga niba aba basabye inka, umunsi perezida yahuye n'abanyarwenya, umunsi yahuye n'umunyarwenya perezida agahura na Nzovu, azamusaba iki? Azahita ambwira ngo nyakubahwa wampaye undi mugore w'umukonyine. Ni ukuvuga ngo ubundi iyo ubonye umuntu aguhaye umwanya ukwiye kugira icyo umukuraho gifatika. Njyewe ushize nagiye Nyabugogo mbona abantu ukuntu bakwirukaho, ufite amafaranga kugira ngo utambuke utayabahaye bisaba ubuhanga bukomeye no kuba utayarekura. Umuntu yanyirutse arambwira ngo bosi waguze inkweto, ndamubwira wapi. Ngo basi gura inyanya, ndamubwira wapi. None se waguze igitabo cy'amategeko y'umuhanda, ndamubwira wapi. Ndamubwira ngo none se bosi wamfunguriye.
kabukinga hongera inyana ubwatsi kabukinga